TV turacyari mu kiganiro cyacu biracyashoboka kandi mbararikira ngo mu minsi za turatangira ikindi kiganiro kivuga kubaho ubuhotse. Igihe kizatangirira ni inyigisho nziza cyane bizabafasha benshi. Rero ngusaba igihe cyose uje kuri iki kiganiro cyacu utarakora subscribe bihita uyikora kugira ngo ibindi biganiro bikurikira ushobore kubibona mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Mana nziza, mwami w'abantu, nanjye kugushimira neza n'imbabazi byawe, gushimira urukundo rwawe ruhoraho, gushimira ko uri umwami wanjye, gushimira uburyo unyitaho, gushimira mwami uburyo wita ku bantu bose baza muri ibi biganiro kandi bakaza bagahabwa umugisha. Mwami wanjye mwinginga ngo muri aka kanya reka kubaho kwawe Mana kugaragara ahangaha, kandi mwami Mana uwo dutangiranye wese aze guhabwa umugisha mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nkuko rero nabasezeranije ubushize nababwiye yuko nari ndimo mvuga kugira ngo ku kiganiro biracyashoboka no kugira ngo dusubize mu imbaraga abantu bari bacitse intege, dusubize mu imbaraga abantu bari bari kuri ijambo ry'Imana, kugira ngo nobongere bagaruke bumve yuko ikibazo cyose waba urimo yo wizeye Imana, Imana irabidushoboza mu izina rya Yesu Kristo. Rero twarimo tuvuga gukiranuka ni kimwe mu bidushoboza kugira ngo intambara urimo n'urugamba urimo ushobore kurutsinda mu izina rya Yesu, cyangwa urugendo watangiye ushobore nanone kuzarusohoza mu izina rya Yesu Kristo. Rero icya kabiri ni uguhaguruka. Abantu benshi turasenga mu byumba hatandukanye, tukajya ku misozi igiye itandukanye, mu makanisa agiye atandukanye, ugasanga rimwe na rimwe ntabwo duhindurirwa ubuzima. Rero kudahindurirwa ubuzima nta kindi kibitera, nuko tudanahaguruka. Urugero, ushobora kuba ngo ndasengera akazi, ntabwo uzaguma mu cyumba usengera akazi, ahubwo uzahaguruka ujye aho batanga akazi, uzahaguruka ujye ureba amawofure y'akazi. Icyo kizagufasha bya bindi wasengeye kugira ngo ushobore kubigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Rero ntabwo gusenga ni byiza, ariko usabwa no guhaguruka. Rero ngiye kuvuga guhaguruka kugira ngo usingire icyo ushaka kugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Iyo twahagurutse tubona Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice byaho 6 niho nshaka kugira ngo dufatanye gusoma. Mika ibice byaho 6 harimo ijambo ry'Uwiteka Imana ngira ngo ridufashe muri inyigisho yacu y'uyu munsi. Haleluya. Rero ugakora karatambutse, wowe warasenze ariko ntushaka guhaguruka, urasengera umugore ariko nta mukobwa n'umwe muhura ngo muganire. Haleluya. Rero biba bidusaba yuko iyo duhagurutse gusenga Imana tugomba nuko iyo twizeye ko dusenze Imana ko abikoze, turahaguruka tugatera n'indi ntambwe. Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice byaho 6 ibice byaho 6 reka dere ku murongo ubanza. Mika ibice 6 umurongo ubanza bango iby'Imana ishaka mu bantu bayo. Bivuze ngo Imana nubwo iduha, nubwo dusaba, nubwo dusenga ikadusubiza, ariko nayo ifite ibyidushakaho. Rero iby'Imana ishaka mu bantu bayo, naho tujye gusoma umurongo abango. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe. Haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi dushobore kumva ijwi ryawe. Haleluya. Bivuze ngo ijwi ryacu Imana iba yaryumvise iyo dusenga, ariko umusozi ni ikibazo. Hagarara imbere y'ikibazo, egera ikibazo cyawe, egera intambara urimo kurwana kugira ngo ushobore kugera ku cyo ushaka imbere y'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu hano muri Mika aravuze ngo
ngo ikibazo cyangwa se ngo udusozi dukeneye kumva ijwi ryawe, agasozi ni cyangwa ikibazo gikeneye kumva, gigomba kumva ijwi ryawe. Ndavugana nawe kuko uri mu bihe bikugoye, ntabwo ufite igisubizo, ariko ndaguhumuriza nkubwira ngo humura. Imana yacu yo mu ijuru tuyizeye, Imana tubonye ikora imirimo n'ibitangaza, Imana yacu yo mu ijuru tuyizeye, tubona ishyirinzeho tutazibonaga, Imana yacu yo tuyizeye, tubona amateka mashya twebwe tutigeze kugeraho. Yesu nashimwe. Rero ikibazo cyawe birakenewe kugira ngo ujye imbere y'Uwiteka umwami Imana, nurangiza ucyature imbaraga zo kwatura. Ese ni kuki iyo tubwira umuntu ngo arihannye, tuvuga ngo umuntu ngo akizwe, kuki tuvuga ngo wature n'akanwa kawe? Mu Baroma ibice byaho igice cyaho 8, haleluya, haratubwira ngo twature 9. Yesu ashimwe. Ngo niwatura n'akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, uzakizwa. Yesu nashimwe. Ugomba kwatura ikibazo cyawe, ikibazo ufite ukacyatura, intambara ufite ukazatura, nibwo uzashobora kugira gute kuzitsinda. Reka nguhe urugero. Kwatura twabigeranya na social media. Social media twumva hano hari ikibazo, muri ibi bihe mwumva abantu bafite, mwumva nk'intambara zahise, intambara zakabona ahantu hose, ariko usanga social media zahagurutse zivuga buriya nazo zirwana urugamba. Rero natwe kugira dushobore gutsinda ikibazo cyawe ukeneye guhaguruka cyatura. Yesu ashimwe. Ngo haguruka uburane imbere y'udusozi, imisozi yumva ijwi ryawe, bamenye yuko wowe niba ufite n'ikintu igicuruzwa runaka ugitwaye kuzewa ngo ntabwo twebwe ndetse dukunda kwamamaza cyane, ariko njya muri abantu ba Uganda bazi kwamamaza. Iyo wamamaje ikintu niyo kidafite ishusho abantu ukamamaza, hari igihe rya shusho abantu batera ngo riya ntabwo ari byiza, aza akakiraga ngo iki nicyo nashakaga. Haleluya. Kuko hari icyo ngewe nzi ngo ni cyiza, wewe wakiruka saa atari cyiza, cyangwa ari cyo uvuga ni si cyiza, nge najya ngasanga kirahebuje. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba ari ikibazo runaka, ndacyari mu kiganiro biracyashoboka. Rero iyo watuye ukatura imbere y'Uwiteka umwami Imana, Imana igira gute? Irakumva kandi ikaza ikagusubiza. Bibiliya yatubwiye ngo muri Mika 6, noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe. Murongo wa 2 kabango, mwa misozi mwe namwe imfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana n'Abisiraheli, azarwanirira. Uwiteka niwe nyiri urugamba, Uwiteka niwe nyiri intambara. Rero ibintu byose byatunaniye ibihaye Uwiteka umwami Imana, Uwiteka akaza akabikora, Uwiteka araza agashyirizaho tutazibonaga. Yesu nashimwe. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cya Esiteri ngo inama zirakorwa kubw'umugabo bita Hamani utarashaka ku bwoko bw'Abayuda, ariko akamugabo bita Morodekayi wahoraga imbere y'Uwiteka umwami Imana, ahora yinginga Imana ngo umunsi umwe ngo abantu bose iyo bamubonaga barubamaga bagaca ntabwo nabita guca bugufi, bagapfukama bakamupfukamira. Ariko Morodekayi avuga ngo nge nzapfukamira Imana yanjye gusa, ntabwo napfukamira umwana w'umuntu. Bibiliya iratubwira neza ngo arangije Amana ararakara, amaze kurakara Bibiliya iratubwira ngo atangira kwandika inzandiko, kuko bwera uriya n'Umuyuda barabangaga cyane, ariko arangije ngo yishihatira gushaka Imana, yegera Imana, yarazi Imana ye, yarazi Imana yamurengera, yarazi Imana yapfukamira, yarazi Imana yacishirirwa bugufi. Muri uko guca bugufi kwe Imana irahaguruka iraza irababuranira. Bibiliya iravuga ngo mu gice cya 9 ngo arangije ngo maze ngo inzandiko zari zamaze kugera hose, nyuma yo gusenga no kwinginga Imana ngo birahinduka, ya mateka arahinduka, na mateka yo yahinduka. Shuti yanyu uri munyumva muri aka kanya, uri murankurikira ariko ukeneye Imana, Imana yakugirira neza, Imana yagutabara. Wowe haguruka imbere y'ikibazo cyawe, haguruka uburane, haguruka uvuge. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uburana gute? Kuburana ni uburyo bwo gusenga. Yesu nashimwe. Mu gusenga kwacu kurazama ukagera imbere y'Uwiteka umwami Imana. Buri wese buriya afite imbaraga zo gusenga, buri wese afite igicaniro gishobora kugira gute kwirukana Satani, kwirukana imbaraga mbi z'umwijima. Reka mvuge ku gicaniro. Igicaniro buriya
kiba ibyiciro bibiri cyangwa ibicaniro biramuka bibiri. Igicaniro cya mbere hari igicaniro cy'umwanzi, hakaba n'igicaniro cy'Imana. Igicaniro cy'umwanzi mu yandi magambo ni imbaraga zikuraho buri mwanzi, buri kikubangamira. Rero hari igihe natwe tubangamira ubwami bwa Satani, hari igihe n'ubwami bwa Satani nabwo tububangamira, dushobora kububangamira nabwo bushobora kutubangamira. Rero dushobora gutsindira intambara zacu ni ku gicaniro. Iyo wamaze kujya ku gicaniro rero, igicaniro cy'umwanzi Satani ni handi abantu bajya handi bapfumurira, handi bajya kuraguriza, handi bajya mu biteye isoni. Ibyo ni ibicaniro by'umwanzi Satani. Handi umwana wagucika akagenda akajya kunywa urumogi, ukamwigisha akayakanga akamwa urumogi, atereka byarananiye. Hari igicaniro ariho cy'umwanzi Satani. Icyo gicaniro rero iyo wagurutse ugahaguruka igicaniro cy'Imana, ushobora gusenya cya gicaniro. Igicaniro cy'Imana ku mwana w'umuntu, haleluya, igicaniro gishobora kubera muri wowe ubwa mbere. Igicaniro cya mbere kiri muri wowe. Iyo ndimo mbwiriza ubutumwa bwiza, iyo ndimo mvuga imbaraga za Yesu, hari igicaniro kiba kiri muri njyewe, kirimo kimata ibyo mvuga, kirimo kimata ibyo mubwira, kirimo kimishurira nawe kugira ngo uhishurirwe ibyo urimo kurwana nabyo. Igicaniro cya mbere rero kiba kiri mu mutima w'umuntu, haleluya. Indavuga igicaniro cy'Imana, ariko n'igicaniro cy'umwanzi kiraza kikajya mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu usanga umuntu yabaye umugome, yabaye umurakare, umuntu yagiye kuvuga abandi bavuga neza, azana ibintu biri negative, ntabwo yumva ibyo abandi bavuga. Yesu nashimwe. Rero kugira ngo ushobore kubona ubutsinzi, igicaniro cyawe n'Imana kigomba guhora cyaka. Icya kabiri, igicaniro kiba mu rugo rwawe, aho utaha wowe n'umugore n'abana bawe, hagomba kubamo icyo gicaniro kikaka, kigakora umurimo mu rugo rwawe. Ukava mu rugo wumva ubohotse, ukagera mu kazi ugifite ubuzima bwo mu rugo. Muzarebe rimwe na rimwe hari igihe ugera nk'ahantu mu bantu benshi, kubera imvugo yawe abantu bagatangira gutekereza batari ku muntu avuye mu rugo bitameze neza, kubera mu rugo nta gicaniro kizima gihari, ahubwo umwanzi niwe wacaniye igicaniro. Iyo uhagezewe n'umugore wawe, iyo uhagezewe n'abana bawe, aba ari bombori. Rero igicaniro cy'Imana nicyo kimuri izo mbaraga. Ukereye igicaniro cyawe mu rugo. Nyuma y'igicaniro cyawe na buri umwe wese mu rugo yagize igicaniro cyo mu mutima we, nuba ngo bikora igicaniro cyo mu rugo, kikaba igicaniro cy'umuryango. Umuryango ugashobora guhaguruka, umuryango ugashobora gutera imbere, umuryango ugashobora gukora bikaguka kubera icyo gicaniro. Rero ndakwifuriza nawe kugira ngo icyo gicaniro, nababwiye ngo ndenda utangiye ishobora kuba ubohotse, naho irajya gura n'iyo ngizo kuba ubohotse. Tubohokera kuri bene ibyo bicaniro. Igicaniro cy'Imana iyo cyamaze kugera mu rugo rwawe, wowe n'umugore wawe, wowe n'abana bawe, wowe n'umutware wawe, mubaho neza kubera ko igicaniro cy'Imana, Imana niyo ifite ubwo butware aho ngaho muri urwo rugo. Nkuko nababwiye cyangwa mu nyigisho yindi iheruka, nababwiye ngo muri Matayo 6:33 aravuga mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongerwa. Rubango wazanye Imana iwawe mu rugo, Imana ibiri mu rugo, mugakiranukira Imana, mu rugo rwanyu hazaba ari amahoro. Yesu nashimwe. Igicaniro cya gatatu ni handi tujya mu ikanisa. Ukeneye kugira urusengero utsengeramo, ukeneye kugira itorero rubamwo, ubwo bimeze bityo ko bimeze kose. Iyi minsi abantu benshi ntabwo bajya mu nsengero kuko dufite urwitwazo rw'urusengero rafunze. Gufunga k'urusengero ni inzu bafunze, ariko wowe ntabwo ufunze. Kandi n'abari mu nzu zifunze, n'abandi bari muri gereza nabo barasenga. Rero ugomba gusenga. Ntabwo gusenga ari ukujya hariya mu rusengero no muri za ntebe nziza twicaramo, ahubwo gusenga ni ukugira we muri wowe ukagira umutwaro wo kujya mu nzu y'Imana, wo kujya gusenga Imana. Ariko ntabwo basengera ariho hose. Usengere ku bantu ahantu buzura umwuka wera, abantu bizera Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, kandi bigakorana kandi bigakora, bakagira ijambo mu izina rya Yesu. Ukeneye Imana igwa ahantu heza, we ndimo kuvugana nawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Igicaniro cya gatatu, igicaniro cyo mu rusengero. Igicaniro cya kane ni igicaniro cyo mu gace runaka. Mu gace runaka habamo igicaniro. Icyo gicaniro mu gihugu, tuvuge urugero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ushobora gusanga hari ahantu runaka
hari imbaraga z'Imana zikora. Abo bantu bakunze Imana, abo bantu bashatse Imana, abo bantu begereye Imana kubera bari munsi y'ikirere gifungutse. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndibuka ntabwo niba nibuka neza kera banga gace kacu k'u Rwanda mu majyaruguru bagiraga ibigirwamana bita Nyabingi. Ibyo byari ibicaniro byabo, ugasanga niho zibarizwa. Ubwo nazo byari ibicaniro byabo, ugasanga akarere zaragafashe. Yesu nashimwe. Haleluya. Bakaba bazi ngo abayoza Nyabingi, ariko ubu ngubu no bamaze kumenya Imana. Twabwirije ubutumwa bwiza, ushobora no kubunyumva ari huri. Ndagiye kubwire ngo Imana naho ngo yahagusanga, no muri izo ndaro yahagusanga, Imana ikakugira neza. Ndacyabago haguruka wakira ibyawe, buranira ibyawe, uzashobora kubigeraho. Ugasanga agace runaka, ugasanga Kibungo ngo hari abarozi bagendera ku gataro. Iyo ugiye bakakubwira ngo ni hehe, ukahakana bakavuga ngo ni Bukarana rarazi, bakubwira baravuga ngo ni hakurya hariya, no bakavuga ngo ni hariya. None iri hakurya ugana za Rusumo bahita bavuga ngo noneho ngo bavuga abademoni ngo bagera kutuba hakurya Tanzania. Kubera iki? Hari bicana ariko nibashaka kumenya amabanga yabyo. Nanjye ndagiye mvugane nawe mu masengesho yawe. Si ngombwa amasengesho yawe niwo ugomba kuyamenya n'Imana yawe. Wowe ni Imana yawe. Ngo abazi Imana yawe bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Yesu ashimwe. Ikiri gicaniro ni iki gihugu noneho. Njyashima Imana yuko yaduhaye dufite igicaniro cy'igihugu. Muri iyi minsi nawe niwumva ubutumwa bwiza, wumva ufite umutwaro wo gusengera igihugu cyawe, uzutwiyungeho n'abakozi b'Imana. Dufite abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Iteka wa Imana. Nibura rimwe mu kwezi tugira akarere twinjiramo, twaya tugasenga, tugahamagara Imana yo mu ijuru. Tubonye Imana itugira neza. Ndagira ko tumaze kugera hafi mu turere turi hafi ya za 18-20. Ubu turi mu gice cy'amajyaruguru naho turimo gusengera. Ubushize igicaniro cyakorewe mu karere ka ndumva hari Musanze twayivuyemo, akarere muri kara gace ka za Butaro inyuma. Kano karere kafata ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko turacyakomeje n'akarere k'uburasirazuba ko kamaze kurangira. Ndagiye mubwire ngo ngwino dusengane, ngwino dusengere igihugu, ngwino duhaguruke, ngwino tube ku gicaniro. Icyo ni igicaniro cy'igihugu mu Rwanda. Buri ahantu dufite imbaraga mu gusenga. Sinzi rero turabanyamasengesho cyane, niba turamye Imana cyane. Igikuri gicaniro ni imbaraga zimanura kubaho kw'Imana, abantu bakabohoka. Haleluya. No kuri icano ya YouTube ushobora kuhaguhokera, ushobora kuhabara izindi mbaraga, hashobora kukubera igicaniro. Nubumvira ijambo ry'Imana ushobora kuhaguhokera. Nanone igicaniro kikaba icy'umugabane. Yesu ashimwe. Reka banangarutse inyuma cyane. Igicaniro cy'igihugu mujya mwumva urugero abantu bajya gusaba bakajya kuri Prayer Mountain. Nuko ngo aho ni ku musozi, aho na gace runaka, aho na hantu runaka abantu basengera bakabona Imana. Bura none ku gicaniro ushaka no kugenda ukaryamayo udasenze, Imana ikakukora ibitangaza. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Rero hakaba n'igicaniro cy'umugabane. Ubu hari imbaraga ziturwanya muri Afurika, hari imbaraga zirwanya abanyaburayi, hari imbaraga zirwanya abanyamerika n'abandi. Buri mugabane buri hano hose. Niyo mpamvu bavuga ngo imbaraga zo mu kirere. Haleluya. Ngo dufatamiri imbaraga zo mu birere, dufatamiri imyuka yo mu kirere. Hari imyuka irimo kuzunguruka. Rero iyo dusenga Imana tugomba guhaguruka tukarwana n'izo mbaraga kuko dushobore kugera aho Imana dushaka, kuko hari ahantu Imana gushaka, hari n'ahantu Imana gukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero igicaniro cy'umugabane niyo mpamvu usanga iminsi no muri Afurika tugira ahantu runaka kumva ngo hari imbaraga zicaye Nigeria, kumva ngo hari imbaraga ziba Tanzania, ukumva zishobora kuba nziza cyangwa se zikaba mbi. Rero icyo kiba ari igicaniro, ni ahantu umwanzi akorera rwose afite freedom ye. Bakora bibi cyo ni igicaniro cya Satani, abakora byiza ni igicaniro cy'Uwiteka w'Imana. Akaba ari igicaniro cy'isi yose, ugasanga isi yose ubutinganyi bwakwira isi yose. Hari ababona amafaranga bakazungura bajya kubera ubwo butinganyi. Izo zose ni ibicara bibyenyegeza biba biri inyuma yabo. Haleluya. Rero
tukeneye guhaguruka. Yesu nashimwe. Nari nkwibutsa ngo hari igicaniro kiwawe mu cyawe ubwawe, hari igicaniro cyo mu rugo rwawe, igicaniro cyo mu rusengero, igicaniro cyo mu gace runaka, cyo mu gihugu, cyo ku mugabane runaka, igicaniro cy'isi yose. Aho ngaho niho tuvuga ububyutse. Yesu nashimwe. Haleluya. Urakoze Mwuka Wera. Ndibuka muri 1930 mu Rwanda ni wacu hari ya Gahini, umuriro w'Imana waramumanutse, abantu buzura imbaraga z'Umwuka Wera. Turacyavuga revive y'Igahini. Uyu munsi turacyavuga imbaraga z'Imana zamanutse. Hari igicaniro cyari cyakiye aho ngaho, ariko ari igicaniro cy'Imana. Igicaniro cy'Imana cyo gikuraho buri imbaraga mbi zose z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Rero igicaniro cy'Imana ni uyu munsi ndimo sengana nawe, vuga ngo cyake muri wowe, cyake mu rugo rwawe, cyake mu gihugu cyacu. Imana itangire ikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Rero haguruka. Guhaguruka niko gushobora gutuma ushobora gutsinda ibihanda byose biri imbere yawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Gusa ndacyavuga ngo biracyashoboka. Sinzi ubuzima urimo, sinzi imibereho ubayemo, ariko birashoboka yuko Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari ibyo Imana yawe imbura mu mibereho yawe ya buri munsi. Birashoboka yuko kugirirwa neza n'Imana uyu munsi byamanuka ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikazi kabana nawe, ikazi gahagarana nawe, ikazi gakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Uko abumeze kose, muri Yobu ibice byaho 14 umurongo waho wa 7 haravuga ngo hariho ibyiringiro yuko iyo igiti cyatemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Haleluya. Hariho ibyiringiro iyo igiti cyari cyatemwe kirongera kigashibuka. Ndavugana n'abantu ubuzima bwawe umunsi umeze nk'igiti cyatemwe, ariko humura, Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza. Mwikangwa n'ibyo ubona, wikangwa n'ibyo wumva, wikangwa n'igicuku cya nyuma. Dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo twibyo dusaba. Dufite Imana yahembura ubuzima bwawe, dufite Imana yahindura amateka yawe, ititaye ku muryango wavukiyemo, ititaye mu bihe urimo kunyuramo uyu munsi mu izina rya Yesu. Ariko urasabwa ibi ngibi niba ukeneye Imana ko yagira ibyo ikora. Ikiranukira Imana, numara kuyikiranukira uhaguruke ujya imbere yayo. Ureti utakira Imana, urira Imana. Yobu yanyuze mu bikomeye, ntabwo yigeze ashidikanya Imana ye, yakomeje kwizera Imana ye. Izera Imana yawe nshuti yanjye, niwizera iyo Mana izakugirira neza. Ngo nawe igiti cyaba cyaratemwe cyakongera kigashibuka kikagira amababi y'ibitontome. Ndabizi neza yuko hari ibihe byabayeho wowe urimo uvugana nanjye, ibihe birakomera cyane. Uravuga uti Imana yarantaye, Imana yari hehe ko ntabona, ko ntumva, Imana ikiri kumwe nanjye. Ndayo mubwire nshuti yanjye, ariko uyu munsi ariko bimeze bitandukanye uko bimeze kiragi. Ya Mana abonye kiragi n'uyu munsi iracyahari gukora imirimo n'ibitangaza, iracyahindura amateka. Murongo 8 abango nubwo umuzi wacu wasazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Haleluya. Gwiyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Iyo cyumvise amazi, uyu munsi ndashaka kuvugana nawe. Wakumvira ijambo rigahindura ubuzima bwawe, rigahindura amateka yawe. Wakumvira ijambo iyo kanseri igakira, wakumvira ijambo sida igakira, wakumvira ijambo diabete igakira, wakumvira ijambo ubukabyara wari ingumba, wakumvira ijambo ugashaka wari warabuze umugabo cyangwa warabuze umugore, wakumvira ijambo. Reka mubwire, iri jambo ryahindura amateka yawe. Iyo wamaze guhaguruka biracyashoboka. Iyo wamaze guhaguruka Imana ite gukorana nawe, Imana ite guhagarana nawe, Imana ite kukwitaho, yite gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, yiteguye guhindura amateka yawe,
ndavugana nawe urimo kunyumva muri aka kanya ntabwo ufite uko ubigenza ariko ndavuga Imana ibasha gukora ibintu twebwe dusaba ndavuga Imana itagibura uko yabigenza iyo niyo Mana yakugira neza iyo niyo Mana yagutabara nawe umeze nk'igiti cyatemwe ndagiye mubwire ngo haracyari ibyiringiro niwumvira ijambo wiyongere mu imbaraga Imana yo mu ijuru kwiteho kandi Imana yo mu ijuru gukomeze kandi gushoboze nubwo bimeze gutyo haracyari ibyiringiro ngo nawe igiti cyaba cyaratemwe cyakongera kikabaho wowe kiranukira Imana gusa Imana izakugira neza wikangwa n'ibintu turimo kunyuramo wikangwa n'izo ntambara wumva wikangwa n'izo urimo wikangwa n'ubwo bushomeri wikangwa n'iyo ndwara wikangwa n'uko udafite aho gusengera wikangwa ku rusengero rwawe rutakiriho wikangwa n'iyo mibereho wikangwa n'iyo ndwara yagushyize mu nzu wikangwa n'uko abantu uyu munsi bavuga wikangwa n'inzandiko barimo bandika wikangwa n'imibereho ubayemo uyu munsi ndagira ngo ubwire urimo kunyumva dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe twibwira dufite Imana igitabara Imana yatabaye Yobu nawe yagutabara Imana yatabaye Yobu niyivugana nawe none ahangaha yahembura amateka ubuzima bwawe yakura imisozi mu buzima bwawe nshuti yanjye urimo kunyumva reka nsoze mvuga gutya ni Imana mvuga ndayizi Imana mvuga narayibonye Imana mvuga nabonye ikora ndibuka umwana umwe yarageze mu myaka 13 atarashobora guhaguruka ngo nicare nibura yaryamaga asakarira hasi yari yarakuze uko ntabwo urumva wagera umwana ukagira ngo afite imyaka afite nk'imyaka nka 15 cyangwa 17 ariko reka mubwire inshuti yanjye umunsi umwe mama we yari yaramubyaye amaze kumubyara aragenda amushyira hehe umugabo we yaramaze gupfa yishwe n'impanuka none iyo mpanuka yishe umugabo we ndagiye mubwire yasize umugore atwite none umugore amaze kubyara byara umwana ufite ubwo buzima niyo mibereho agera imyaka 13 umwana atarahaguruka abuze uko abigenza aravuga ati ariko se ko nkiri mutoya uyu mwana nzakomeza mbane nawe warinde waza kunshaka ubuse nabona umugabo ubuse ninde wakumva yajya ngo mbyara abantu bameze kuriya ariko reka mubwire icyo Imana yakoze yafashe wa mwana aragenda rwango amushyira nyirakuru ari wese wa muhungu amubonye ati yanzanye umwuzukuru yari yaramuretse yaramutaye amubonye atunzanye umwuzukuru arangije arishima aramuzana amutereka aho ngasa n'umuryango umwana yarushye reka ryame arangije aca hirya arigendera amaze kugenda uwo mukecuru cyangwa nyirakuru wo mwana abategereza umugore umukazana baramubura wa mwana araho ngaho atangira kurira araza ateruye ngo yicaze abona ntiyicara akabona umwana ni mukuru amuhamagaye kuvuga asanga navuga induru ziravuga ariko gahinda ubwo bubabare n'ubwo buringo mukecuru yagize ndagiye mubwire ngo umuntu yambwa tugiye gusengera basa ngo tugiye gusengera umuntu turagenda ntabwo narinzi uburyo gusengera ndayasaga umuntu arambaraye hasi aho hasi yararambaraye ntabwo narinzi ko Imana ishobora kwamukura ndabaze afite imyaka ingahe barambwira yami ati nuko ngo nyina ariye yamutaye ahanga nanjye buri dubicyo gukora ndavuga se ndakora iki ariko mpamagara yo mu ijuru ndasenga ngira kwizera nshuti yanjye reka twizere Imana nuko bimeze gukizera Imana ndagiye mubwire ngo uwo mwana w'umuhungu uyu munsi ashimye wamubona washimira Imana kuko ako kanya twarasenze mu minsi muri iryo joro hari umugore umudamu nyirasenye yari yumvise akaga nyirakuru nyina yagize ari we nyirakuru wa mwana arangije azaje kumureba aza kigera mu marembo akuba akaguru yikubita hasi arangije akaguru karabyimba kangana n'umutumba turango turimo dusenga turabona n'ikibaye n'iki tiberwa ibyabaye naho twatangiye kugera mu rugamba twatangiye kugera mu intambara z'umwuka imyuka bibi yahagurutse turasenga wa mudamu turamusengera turigendera muri iryo joro abadayimoni baza binjira muri urwo rugo bafata wa mwana barahweza neza umwana birarangira baratera bajyana kwa muganga n'ubundi tugatarariho mu gitondo muri iryo joro imbaraga z'abadayimoni ziraza nanjye zirantera kuko nari namaze kuzikoramo giye kumva numva ijwi ramwe ngo wa mugabo ushaka iki ku mwana wanjye ndamu umwana wawe ndi ndangije ndabaza umwana wawe yitwa nde arambwira nibuka ndabaza wumbaza subunduri anitwa Rukeramihigo igeze nako ushaka kuryibagirwa mu buzima bwanjye nitwa Rukeramihigo wowe uri mwana wanjye urashaka kumutwara impita mvuga ngo
uriya mwana ntabwo ari uwawe, uriya mwana Yesu yamaze kumwishyurira, yishyura amaraso y'igiciro kuri uriya mwana. Ndagira ngo mumenyeshe ngo nyuma uriya mwana agiye guhaguruka ajye gukorera Imana, agiye guhaguruka ajye kuvuga ubutumwa bwiza, agiye guhaguruka arangije ajya bangoya uriya mwana n'uwanjye, ngo agomba kujya nzanira itabi, ngo hariya abaryamye mba ndi kumwe nawe. Ajye mubwire ndanjye ndabango mu izina rya Yesu Kristo, nta n'umwanya mufite we Satani, nakumenye ko ari Satani, nakumenye ko ramuzingamishije, namenye ko ari umuryamishije hariya. Mu izina rya Yesu Kristo muri w'Imana gutwika umururamano gufata wa mugabo uko nakibonaga muri izo nzozi, kikubitasi kiruka kiragenda. Nibwo cyagiye gifata umwana kiramuhwereza. Mu gitondo barampamagara bambwira ibyabaye, ndabango namenye imbaraga zirwanya uwo mwana, nazimenye muhumure, Imana iraza kumukiza, Imana iraza kumuzura. Ajye mubwira tuci mu ncamake yavuye kwa muganga, umwana yatangiye kureba mu minsi nk'itatu gusa, uzo umwana bwari bwahindutse. Mu kwezi kumwe gusa umwana yari yamaze kwicara atangiye kwiga guhaguruka. Mu mezi 3 umwana yari yageze igihe atangira kuvuga, ku buryo muri ayo mezi atagera no kuri 5 umwana agiye gutangira ry'amashuri ryarageze. Umwana ashobora guhaguruka, umwana ajya mu ishuri ariga, umwana ashobora kwiga ahinduka umwana muzima. Nyuma y'imyaka 13 yagiye kwiga ari mu myaka yo 14 bana bakamutinya yego, ariko reka mubwire ngo uyu munsi n'umusoro ushimira Imana. Niba iki byabifasha ubuzima bwawe, nababwiye ngo turimo turenda kwiga inyigisho yo kubaho ubohotse, aho no muzumvira ubuhamya bw'imirimo Imana irimo gukora, kandi Imana iracyakora. Nawe ufite ikibazo, nawe ufite wabuze uko ubigenza, rero mubwire ngo Imana yo mu ijuru haguruka gusa, Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka gusengana nawe, sinzi intambara ufite, sinzi ikibazo ufite, ariko nababwiye ngo iyo umaze gukiranuka urahaguruka ugasenga Imana, Imana ikakugirira neza, Imana ikagutabara. Ndashaka gusengana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'imbaraga n'ubutwe n'ubushobozi. Sinzi uwo ndimo nsengana nawe aka kanya, imbaraga ziboshye ubuzima bwe, imbaraga zaboshye ubuzima bwe, imbaraga zimurwanya, imbaraga zimunaniza, imbaraga zimuca intege, imbaraga zimusubiza inyuma, imbaraga zimubwira ibishoboka mu izina rya Yesu. Ibidashobokera abana bawe mwami wanjye, imbere y'abana birashoboka. Ndasabye rero aka kanya Uwiteka Nyiringabo Imana, ishyure nk'Imana, mukorere nk'Imana, umukize iyo ndwara. Niba ari imbaraga z'umwanzi zamugose turi mu miryango y'iwabo, karandizi iwabo, ndasaza ndazikuraho mu izina rya Yesu. Ndashwanyaguza buri bwami bwose Satani yakoreragamo, ibicaniro byose byacanwe n'umwanzi mu izina rya Yesu. Ku buzima bwe bisibame, nibyongere kugaragara, nibyongere kwaka, bizibe ubutazongera gucana mu izina ryawe Kristo, mwami w'abami Nyiringabo. Ndakwinginze rero ugire neza abantu bawe, yeneza abana bawe Mana nyiribihe, nkuko bahagurutse gusenga, nkuko bahagurutse kucana igicano cyo mutima wawe, nkuko bahagurutse kugukorera, nkuko bahagurutse kukuvugira. Mana bashyigikire, kandi tujye twumva ubuhamya bw'abantu bakirira kuri iyi cano. Ubagire neza nkuko iyi cano wayiduhaye ukaduha gukorera kuri Peace TV. Reka abantu bahakirire kandi babone amahoro y'umutima wabo mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami mwiza, ndagushimiye kuri umukiza wawe, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe zimanutse kubohora ubwoko bwawe. Abanyumva bari mu gihugu cy'u Rwanda, abanyumva bari mu bihugu duhana imbibi muri East Africa ndetse no muri Amerika n'Uburayi, mwami Imana reka babohorwe n'izo mbaraga z'iri jambo, bakurweho imigisuzuguro cy'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abarotaga inzozi mbi guhera umunsi wa none ntibakongere kurota inzozi mbi, ababi bari bagiye kwirukana mu kazi, mwami Imana reka ngo bazamure bajye ku rundi rwego mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abantu, imbaraga zawe zose zagendaga kuri uyu mugaragu wawe mu izina rya Yesu izikongere kumukoraho, arashinga ayo maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye kuko uri byose, kandi mwami iyi nyigisho ize gufasha benshi babohoke kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Nose byose mbyizera, amen. We wari umurikiye umaze gufashwa n'iyi nyigisho, nawe ushobora kumpamagara, ushobora kwandika muri komante, ushobora kumpa icyifuzo cyawe nkagusengera. Ndahari, wamamagara kuri 0788
430085. ushobora kunyandikira ukasaba ko nagushyira kuri groupe y'abantu tuzajya dusengana, y'abantu tuzajya dusengana muri ibi bihe bisa nkaho bikomeye, tugasengana tugafata igihe cyo gusenga no kwinginga Imana ikakugirira neza. kandi yicano inyigisho ushaka kuyohereza mugenzi wawe, nawe yamufasha, nawe yamubohora, nawe yamugira neza, nawe yahaguruka aho yari amaze iminsi aryamye, aho umwanzi yari yaramushyize, nawe yakongera akabona ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Ni Pastor John Karimbanyi mwari muvugana, ndabakunda cyane. Amen.